Ako nukazibya abantu ari ubizanye. Iyi ngingo niyo uyizanye reka tuyivuge kenshi. Kereka ni wifitemo inyungu. Hari inyungu wifitemo. Kore we nuva byegereje umutima cyane. Nyine wowe niwo ubizanye. Uje kuvuguruza ufitemo iyihe nyungu muri ibi bintu. Umuturage yararenganye. Ribi yamubitse hariya. Ntimujyanye kumupimisha. Mutabaruka itonde. Izo nyungu zose iyi nkuru yizana bwa mbere dore Petit Frere arahari. Nabwo ibi bintu byitonde ntarwo naranabizi. None aho wakuye amakuru hatakubwira ko umuntu afungiye muri riba arimo kuborogeramo. Ibyo bintu kuvuga ni ubutabera reka bukora akazi. Ubutabera gukora bafunze umuntu cyangwa bamujyana kwa muganga. Birashoboka. Amaze iminsi ngahe? Iminsi amazemo igenwa n'itegeko ntabwo. Itegeko se litagenda ko bajya kwa muganga ribaho. Ariko utekereza yuko uza amategeko kurusha ribu. Ariko se ribu uri kuvuga ni iyihe? Itonde mon frère. Korosha ribu. Noneho urayazi kwirusha. Wabiretse bonjour. Ibyo bintu uzanye ukashaka kubikwepa ari ubizanye. Bonjour. Wese mutabaruka nkubaza. Kandi usubiza. Ndagusubiza da? Ubu waryamanye n'abantu bangana iki bashatse abagabo? Ibyo ntago mbizi nta nabo. Oya reka kwigira rwihorobeka. Uduha imibare yawe we noneho uyibukanye ntabyo. Iyo turimo kugerageza gufasha community yacu dushaka ibisubizo reka dukoreshe practical example reka gukoresha. Ntabwo twagiye ngo tubeshye reka dukoreshe weho ubwo ufite icyo kibazo we ni bangahe? Ndakubaza wowe mutabaruka uri imanzi. Njyewe ntabwo ndi imanzi ngo njye mfite umugore. None se ntabwo tubwire wowe ni bangahe? None niyambike ikote rinini usubirize leta. Oya ndavuga nk'umunyarwanda noneho antake impuguke mu bibazo by'akarere. Ntabwo uri impuguke muri ibi bibazo. Nje ntabwo ndi impuguke ndi impuguke. Uri umufana. None so kuvuga ibyawe. Wahagumye nk'umufana. S'il vous plaît ntukajye unesha agaciro. Nguki intege s'il vous plaît. Ndagusabye mu burenganzira mfite bwo kuvuga uko mbitekereza ndagusabye Angel Beri nyubaha. Nubwo nduta imyaka ariko ugomba kunyubaha. Ibyo ntacyo bivuze. Weho muze niba ugiye kuvuga s'il vous plaît. Nakubwiye nti reka namba ikote rinini ubundi mvuga ijambo. Uvuge nkande ariko wowe urashinzwe wowe. Nyine umbwira nese ndi kuvuga nani? Noneho ndavuga nk'umunyarwanda uri concerned. Can you keep quiet and I talk? Urahijima iki? Okay, hano hari ibintu bitatu. C'est pas toi. Ntabwo ari wowe guhitamo. Nyine buretse gato nkwereke. S'il vous plaît. Hari ibintu bitatu. Uri umunyamakuru umva Petit. Ntabwo ndi kanifu. Uri muguzi. Sibyo ndagusabye. Nshatse nabi icyo nshaka muri byose. Ugiye kubikirera muri ibyo byose bitatu. Ndabicyo nshaka. Tega amatwi urabyumvira. Uraza kubyumva mu byo vuga. Nabicyo ushaka rero kitajyanye n'umwuga ntabwo nkubaza. Ngoga se wowe uri usingwe ku nkota. Gukubaza. Please keep quiet. Ask your question. Okay. Ngaho mbwira. Ibintu babyumva. Jewe kera byari se wari ubibona. Reba niba uri umugabo cyangwa uri umugore amategeko abereyeho bose. Ngaho mu rugero rw'umugabo wareze umugore akamutsinda. Ahubwo se uwareze ntatsinde ninde burya afite nta mugabo warega umugore ngamutsinde gute se atamutsinda bihita bindukira bikaba kuri gogwe gute ni weho ikibazo muri rubanda. Reka kuyobya rubanda ndagusabye mu cyubahiro nkugomba ariko si kiye cyubahiro reka kuyobya rubanda. Bori kugabagongo bazarire ntabwo nababwiye uko igihe cyabo nabo cyo kugaragaza akababaro kabo bakabwira inzego ko amategeko arabaha ubwo bubasha. Ikibazo uyu munsi wa none abagabo benshi baragenda bakajya ku bagore bakaniga bakabica. Nyamara kandi niba wari ufite impamvu zituma ukora ibyo wakoze wowe ubwawe kandi ibyo bintu ufite ahantu ushobora kujya gutanga ikibazo cyawe wajya kuri ribu. Nta mugabo wigeze ujya gutanga ikirego ko umugore amutoteza kuri ribu ngo bamwirukane. Ngira ngo rero bishobotse twavugana na Murangira Thierry abantu babyumve hatagira abagabo bumva yuko bo bari aho ngaho. Tumuzane buriya wenda ashobora kuba afite n'amakesi yatubwire. Amategeko ari non segregative sibyo nta preferential treatment. Amategeko aho umugabo cyangwa umugore muri kesi runaka mu bibazo yahuye nabyo. Iyo ni CD. Ntabwo ari CD mon frère. Iyo ni CD. Ndashaka mbaze ni ako naga CD ni imvugo ya politique. Iyo ni politique. Non, c'est pas politique. Iyo ni politique iriho nyine amategeko abantu bose barareshya imbere yayo. Ni byose. Reka nkubwire inshuti. Njyewe niba hari umugabo waba waragiye gutanga ikirego kikakirwa ndetse kigatanga umusaruro nticyakirwe, please garagara uvuga uti aha nararenganye. Ariko niba udatanze icyo kirego tugakomeza gushuka abagabo bakumva yuko bo ari bamagorwa ibibazo bazabyikemura. Niba umugore agukubise itujya kuri ribu kuvuga umugore yankubise ugaragaze ibimenyetso. Ntabyo wabona cyeka yakuvunnye ijosi cyangwa yaguciye akaboko. None se umugore agukubise bwo ntugire ibimenyetso zurujya kumubekera kubera. Si ibyo nkubwira se. Niba yagukubise genda bagupima ujye kwa muganga utedora umugore yamvuye. Utedora urushyi yankubise. Yes yacapye. Ariko
nibiba na ngombwa rwose ugira abatangabuhamya babibonye bande ko bibera mu cyumba bashobora gukubita ku karubanda Macron niwe bakubitiye ku karubanda ariko rero yageze akabivuga ati jewe burasa Macron bamukubise cyangwa bamuhanaga ubwo uritonda ukavuga ngo twebwe ngo ntituzajyayo utaza nka biki uraza se itike waguze ko n'ubundi winjira ku buntu uraza se ngo bigende bite ariko reka kubwire kandi ngo arabangamiye amakuru amakuru se iyo nigeze mbasaba kuza kuvuga match iyo ubundi barivuga bakambiki tuvugisha ukuri hari icyo siba ntibayivuga bakamamazamo ibyabo hari icyo bampana igiceri cy'icumi ahubwo narigi hagarika ibyo bintu ni nako kamenyero abantu bazana ku bandi umuntu turagerageza kugerageza turavuga tuti football turimo turaruzinga what can we do dukore experience umukuru w'igihugu aduhaye stade nk'iriya tujye mu bantu baba negativiste nk'aba ngaba umuntu arangiza ajye kwandika ubusa ngo nabo ese ubundi nkubaza hano ni hehe habujijwe umuntu wese kujya muri stade kureba umupira umbwire ninde ubujijwe kujya muri stade hari inzego z'umutekano sibyo none mbona n'ibyongereza bipfuye stadium used to be the best place for the children iriya ni creche is it a kindergarten batwereka na level of understanding y'abantu umuntu ari expose aka-expose ubwenge bwe buke imbere y'abantu uyu niwe muntu wanditse abwira minisitiri ngo nta zoga zaze uyu munsi arongera yaradutse atangira ibintu nk'ibi Radio Rwanda igomba kongera gusubirana sanity ntabwo ari ukuzana YouTube cartels ira radio tuyifiteho stake ni yacu ni y'igihugu turayisorera nta n'ubu nkweretse facture z'umuntu ibyo atanga kugira ngo ira radio fonctionne ariko urafata radio y'igihugu ukajya gusenya igihugu ugasenya umupira bwana Rudo this is too much ntago dushobora ababishinzwe bose bafite stake muri radio y'igihugu niba radio y'u Rwanda ishobora guhinduka YouTube bashobora kuyihijackinga bagakora ikintu kimeze nka tabloid journalism yo gutwika no gusenya ubu nk'umuntu wumva hano seriously koko wakumva iyi injustice yakorewe Gasogi kuri radio y'igihugu kweri birakwiriye is it fair